abantu bataka IRene nje ntagirene nimba ari bwo bigiye noneho gukunda kuko amafaranga yiyongereye amafaranga yiyongera aricyo gihe Imana itangiye izina ryabo ubundi yari irimo irishakisha kugira ngo irikore kandi nabonye mugenzi wanjye Bose Empire ubundi iki ntago ari igihe cyo gukunda rero no kuvuga ngo IRene muri ndahabi icyo yagombaga gukora yaragikoze uyu mubyeyi nako turabashuje abakurikiye Mama Linda official no kuri Nyako official ni wa mwanya w'ibiganiro byacu mudahema kumva hano turi kumwe n'umupapa ni na pasteur mezete uraho meze neza cyane abakunzi ba Mama Linda Imana ibaho umugisha kuko bari gukora ibintu byiza bamushyigikira babigenda bigaragara bamushyigikira gahoro gahoro bakunzi b'ukuri Nyako TV bo turasanganywe murabizi muri abantu bacu ahubwo munyarukire kwa Mama Linda bakore sub mugende mukore sub burya nubona umuntu uri muhatana no kugira ngo atere imbere cyasagira hagera cyasagire nibyo ageza ku bantu batuye isi bagiye batandukanye babasha gukurikira imbuga nkoranyambaga uwo muntu ujye umushyigikira ntacyo babitwaye nese pasteur iminsi yari imeze neza ariko ibintu bimeze neza muri iki gihe uri kubona ibintu biri kuvugwa hano ku mbuga nkoranyambaga byasakaye cyane byura mukobwa vestine ariko burara cyangwa mukobwa cyayabaye umugore bo iyo tugiye mu byo twita amategeko y'isi ni umugore yabaye umugore ubu ari mu gitabo cy'indangamimerere yego iranga bashakanye mu yandi magambo afite testation de mariage yo mu murenge rero ni ukuvuga ngo mu mategeko y'igihugu cyacu ubu mu bamama nimba dufite abamama miliyoni habonetse umumama wa miliyoni n'umwe witwa vestine ariko iyo tugiye mu byo kwizera cyangwa se mu byo twigishijwe byo gusenga ntago ubu yari yaba umugore bya nyabyo dukurikije Bibiliya yego agomba gutegereza agashyingirwa akanyuzwa imbere y'Imana agahabwa umugisha n'abatambyi yego nicyo aho ngaho niho duhita tuvuga ngo yabaye umugore yashatse ariko ubu bibaye ngombwa Idirisa yafata umugore we akamutwara akamujyana ariko se ataranyura imbere y'Imana burase byaba ari byiza ara nk'umuntu wari umukristo buriya rero reka nkubwire kamvugeho ibi bintu bitatu twese tubyemeranye ko ibintu byo gusenga n'imisengere n'imikirizwe n'imyizerere y'amadini n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ubona yuko byarangije kugaragara yuko ibyo bintu nubwo tubikora ni amahame y'amadini yego urumva kuko nitujya gusoma Bibiliya ibyanditswe byera turi busange nta hantu Mariya na Yosefu bigeze banyura imbere y'Imana yego ngo bajye banyura imbere y'Imana nyine ikigaragaza cyo koze icyo nabonye muri Bibiliya gikomeye ni ugukwa muri ibintu by'inkwano ni ibintu byo kwitondera ariko ngo burango n'inkwano n'ubundi ngo yo baziguhaye n'ubundi ngo iwanyu baba bagutanze ubundi si iwanyu baba bagutanze banabyemeye kuvuga ngo none se ko babakiriye ishimwe inkwano ni ishimwe mubyeyi warakoze kurera warandereye rwose waravunitse urumva nta nubwo buri inkwano ushaka kubona inkwano ushaka gutanga ku mugore ugiye gutwara no kuvuga ngo inama tugiriye nituzadukwa tujye twijyanira nane bapfa ko babayemeye gusa ntago ari cyo mvuze abana badahita bashyira abantu mu magonda kurahiye icyo Bibiliya nabonye ikotingaho n'inkwano ubonaho ngire ngo ni Yosefu ubwo yatenderaga Leya bakamukubita Rasheli yaje kongera mutendera indi myaka 7 bishatse ngo inkwano ni ikintu gikomeye cyane Imana nayireberaho yego numvishe rero hano muri imihanda basore basaze ngo vestine ababeshya urukundo
basaze cyane rwose nabyo. nyemerutse kubona umusore w'ikigoryi niko bibiri mwita. Yego. Umusore w'ikigoryi rwose agenda yiyandika umuntu mu gahanga gusa content no kumenyekana biri butumare. Yiyandikira uti njyewe vestine ndamukunda byo gupfa. Uvuga ngo kuba buriya twese abantu badukurikiye bajye babyumva ka tuvugisha ukuri. Umuntu wese mu rwe ruhande afite uko yagiye akundana n'abantu, uko bagiye bateretana, ariko abo twakundanye nabo sibo twabanye nabo. Yego. Ni ukuvuga ngo biba umugore washatse biba umugabo washatse, hari abantu bagize amahirwe bakundana na bake, ariko hari n'abandi bagiye bakundana na benshi. Ugasanga ari umuntu mukundanye ukwezi, 3, icyumweru, umwaka, abo bose gahunda intego kwari ukubana, ariko ukabona karagiteri yiwe cyangwa se imiterere yiwe n'imivugire yiwe, ukabona uwo muntu byari byiza ko mukundana, ariko ntimukomezanyije iki urugendo. Kuba umuntu rero mwakundana igihe kinini, ariko buri umuntu nakundanye nawe igihe kinini, twakundanye igihe kingana ikira. Ndebe hari umukobwa twakundanye imyaka 3, hari n'undi twakundanye 2, uwitatu gukinde 4 niwe twaba twarakundanye, ariko siwe nabanye nawe. Kandi twese intego kwari ukubana, namugejeje ku babyeyi, ababyeyi baramumenya, ariko ntitwabanye. Ariko ntibyatumye atubaka urugo, yubatse urugo nanjye nubatse urundi. Nezu aba basore bari kusara bibiri bita ibigoryi. Ni ibigoryi. Ni ibigoryi bivuga abasore, kuko abasore hari ikintu bamariye igihugu, abasore hari ikintu bimariye. Abasore n'abatarabona akazi baracyarindiriye, barajwe inshinga no kuvuga ngo twakwiteza imbere gute. Nta musore wakagiye kwiyandika izina ry'umuntu uboshye arimo ariyamamaza kuba perezida cyangwa iki. N'ikindi nge ndibaza kubera iki babyandika hari uko babonye agiye, ko batabyanditse yagiye. Nyine ni nk'abahanuzi b'ibigoryi bahanura ibintu bibaye byarabaye. Yego. Kurumva nk'ubu ngubu hari uwitwa Pastor Niyonzima Korode, ntago mwisi ikigoryi. Oya, yaravuze ngo vestine ngo azabyara umuhungu. Pastor Korode umenye ko aka kantu nakabitse, narakabitse, naragakase nkanaga ahantu. Ejo umwana w'umukobwa naramukarize yavutse, yabyise ubuhanuzi. Ibyo bintu Korode urabikunda, ariko usanga hari abahanuzi bahanura ibintu bibaye, abo ntabwo ari abahanuzi. Umuntu wese uhanura ibintu ari uko byabaye, igihugu kigiye mu kaga wenda k'imyuzure, akaba ari bwavuga ngo Imana irabishira bamaze. Oya, ntabwo baba ari abahanuzi. Kubona Los Angeles hiye ugahita ugatera ubwoba ngo abantu barahiye barapfuye, oya, ntabwo uba uri umuhanuzi biri kwemera kwitwa ikibuno. Ubundi ubivuga ubihanura mbere. Wakagombye kuba ubaye uri umuhanuzi, wakagombye kwicara kuri kamera, wamara kwicara kuri kamera ugahanura ukavuga ngo mbonye hari umujyi ugiye gushya i Burayi, mbonye hari igihugu kigiye gushya, kandi nyuma y'uko gushya abantu nimudahinduka muzapfa. Urumva? Aho nibwo uri umuhanuzi. Noneho wabona bibaye, washaka ukagaruka ugatanga verisiyo unabeshya abantu, birumvikana. Ariko gufata ikintu kubera ko kibayeho, habaye umuyaga, habaye impanuka nyinshi ziri kwisukiranya, habaye iki, akaba ariko ukabona ko aricyo gihe ugiye guprofita guhanura. Ntabwo ubundi uba uri umuhanuzi. Hoya, ubuhanura icyitwa ibyiyumviro, ubuhanura icyitwa uko ubyumva, uko ubitekereza. Wewe urarebye ubona hirya yo gushye se, ubundi uriya mujyi ukuriye amakuru, kuriye ko hari abatinganyi benshi, ukuriye ko hariyo hakorerwaga ibyaha bikomeye, wisubigerekaho ko Imana ari igize ute yatwitse, wasanga tunayibeshyera. Wasanga hari n'ikintu cyahabaye hagashya, insinga zikora imiriro, umuriro ushobora kwivumbugutanya ugenda mu mapoto, ugatwika ibintu bigakomera. Ariko tukiri aho ngaho, abantu benshi bagiye bavuga ngo ni Imana ibahannye kubera ko
hari ijambo uriya mukobwa yavuze bari mu kirori kandi ni naho hatangiye gushya, ni naho hahereye ngo umuriro buriya ngo arangiye avuga ngo Imana ngo yakirizuye. Ubwo se urumva abantu benshi nibo bavuga ko ari gufata ako kantu nyine bakakagereranya n'ibyo bintu. Ntekereza ko isi ahantu huzuye ibyaha ni henshi. N'aha mu Rwanda hari uduce uri Imana waba waratwitse, nimba Imana yaratwitse Los Angeles, n'aha mu Rwanda hari uduce Imana yakongora, yatwika neza neza igatwika, ubwo ngubwo aricyo kintu cyayimanuye. Nyine hari ibintu abantu bagereranya gusa, ahubwo bikatubwira ngo nitube maso. Ibyo byo kuba maso byo tugomba kuba maso uko byagenda uko ariko kose, ariko ntago dukwiriye gufata ikintu nitumara kugifata ngo tukiremekanye, nitumara kukiremekanya twature ko icyo kintu ari Imana igize ute igikoze. Abantu bashobora gusuzugura Imana, ndabyemera, bayisuzugura nayo ikamanuka igakora ikintu niyo igikoze, ariko abantu bere kubibeshya abantu ngo irabibabwiye uwo mwanya. Hoya, ifite ubushobozi bwo kuharimbura, ifite n'ubushobozi bwo kutaharimbura, ifite ubushobozi bwo kwerekana ko ari Imana ikomeye. Ubwenge bw'abanyabwenge ari ubusa, aho babitse amazi ko ntacyo yabamarira, aho babitse sanse ko ntacyo yabamarira, aho babitse ubutunzi ko ntacyo bwagira gute bwabamarira. Ibyo birataga bakagarama bakaryama heza, hariya ahantu hahiye n'amabanke, bishatse ngo n'ubutunzi bari barabitse nta kintu bwabamarira uyu munsi wa none. Bwarahiye, amafaranga yarahiye. Niyo mpamvu hariya ho ni ikindi kindi, ariko bene nk'uwo muhanuzi, nk'uwo mukobwa niwe nge navuga ngo ni umuhanuzi. Ariko abandi bose baje bagahita babyuririraho ngo Imana igiye kubotsa, ngo kuki mutareba ko ari urugero. Ruriya ni urugero rwiza rwo kwinira tukisubiraho. Ariko abahanuzi bagabanya ibintu by'ibikabyo no gutuburira abaturage, berekana yuko hari ikintu Imana ibabwiye kuri uwo muriro ko itabibabwiye hatarashya. Ubu ejo inzu nishya mu mujyi bazavuga ngo iraje, ntihagira uwicara avuge ngo hagiye gushya. Ubwo se yabivuga nyine, ntihagira uwicara avuga uti Kigali irahiye, yabivuga se nyine. Ntihagira uwicara nimba Imana yamweretse avuga uti ngiye mbonye Kigali ishya. ntabwo yabivuga. Hari uwo nabonye avuga yatanze nimba ari ibyumweru 3 ku ibihugu biba bisubiranyemo, yaba Kongo, u Rwanda, u Burundi, nimba ari na Uganda sinibuka neza. Nabonye nibishaka bihanura atari kuriya, nizere ko mwamumenyereye ko ari umukomedi mu byo guhanura. Umukomedi atanga ingero ariko nta na kimwe kijya kivamo abari imbeho. Ntagomba nje guhangana n'abo bana, ariko ndagira ngo abantu bajye batandukanya ibintu, ko abantu bakurikira social media. Nge ntago njya nkunda abantu babeshya abandi, sinjya nkunda abantu bihimbaza, sinjya nkunda abantu bazana byacitse ahangaha. Ahubwo tubwire abantu, tukomoze kuri Dorcas na Vestine. Aba bana bakoreye Imana, nge ndanabashimira, by the way ndabashima cyane, kuko ndetse numvisha abantu bataka IRene. Nge ntago IRene namuveba ngo yashatse kurya, ngo nabonye Bose impa yatangaje amajwi atanashinga aho ngaho, atarimo ikintu na kimwe nayo yimbeho. Rero no kuvuga ngo IRene murinda habi, icyo yagombaga gukora yaragikoze. Uyu mubyeyi nakwita umubyeyi IRene, yafasha aba bana badafite shinge na rugero, arabafata abahawe na Samu Gakire. Ibyo kubahabwa na Samu Gakire nawe ni inshuti yanjye, ntago nakumva ko ari byadanje. Ahubwo Samu Gakire Imana imuha umugisha kuba yarabonye impano, akabona aricyo hari ikintu gikomeye izo mpano zizagira igihugu cyacu. Abahereza IRene nawe kubakira Imana imuha umugisha, arabakora barwanaho. Bamwe bagashaka kubatwara ariko akarwana inkundura. IRene arabafashe, barize bararangije amashuri, ubu nta n'umwe utabasha kugira icyo yigezaho. Nimba igihe kigeze yuko bashaka, nibashake. Ntago mbona ko Vestine kuba yashaka, nge ntago mbibonamo ikibazo. Nta n'umukobwa uzahera iwawe agomba gushaka, ndabibonamo igisubizo. Hanyuma twese nibutsa abantu ko twashakaga views,
turabyutse dusanze abasitari, umwe muri bo ngo yagiye mu murenge, ariko nyamaze bigakemangwa nyine. Ni gute umuntu nka Vestine ashobora kujya mu murenge ntihagire abasitari babimenye? Bakoze igiterane batumira abantu baritabira. Bagombaga kumenya n'uwo munsi mukuru w'ibyishimo kuko si ibyago. Kabiri, twabonye umusitari de Ben ajya mu murenge, twabonye ba Kiramana, twabonye ba Pamela, twabonye na wa mu minsi uherutse gukora ubukwe ntuza, uyu mu minsi watwawe n'umutipe gutya kandi amwibagiwe, ubukwe bwabaye hashize nka weekend 3. Twarabibonye bose batumira abantu, imiryango irishima. Ese koko twicare twishimishwe no kuba uyu mukobwa igihugu cyari kiza, abanyarwanda bose bari bazi, twicare twishimire ko hari n'abakitubaza utese koko bakoze umurenge cyangwa ni puranka? Niba se yarashatse kubukora mu bwiru, ubu se ikintu cyose umuntu azashaka gukora ni ngombwa ngo ahita akibabwira? Ntabwo umurenge ari ubwiru. Rero ahangaha niho byavuzwe ngo aratwite. Yego, ngiye gutwita simbibonamo ikibazo. Niba twite ko umuntu wese ufite aho atwitira aratwita, ni nacyo cyifuzo tuba dufite. yego, Umugore n'ubyara, umugore no kubahwa, umugore no gutwita, umugore no kwagura umuryango, kwagura umuryango. Ariko se iri zina rizwi rinaremereye, Vestine na Dorcas, namwe mu mazina aremereye muri iki gihugu, akomeye y'ibigwi baririmbye ari abana. Abantu bakunda ibihangano byabo, baririmba amagambo meza. Yego nubwo indirimbo zimwe muri zo baririmbaga ari niyo Bose wagiye azandika, ariko bararirimbye abari bo tumenya. Ntago twamenye niyo Bose, twamenye Vestine na Dorcas. None uyu Vestine ariho abantu batangiye kuvuga yuko uru rugo bishoboka ko ari urugurano bagize. Oya, nje ntago ariko mbyemera. Bibaho ko umuntu mushobora gukundana aramutse atwite, utwita si ikibazo, waba utatiriye ihame ry'idini. Yego, wenda n'idini ryaguhagarika rikaguheza, rishobora no kuba ritaguhagarika rikakuganiriza bitewe n'izina ufite, kuko abo kubahwa tujye tububaha. yego, bari abana bakoze izina cyane. Ariko se twibaze ku kijyanye n'umurimo w'Imana, ibyo biramutse ari byo, ejo twumva arabyaye, nta shyano ryacitse umurizo nge naba mbona. Ahubwo icyo twese dukwiye gushimira ni uko bashatse, ni uko yashatse. Ahubwo twakagombye kwicara twese tukareka amagambo yo gushyushya tukavuga ngo Vestine urugo rwiza. yego, Urugo rwiza. Ibyo kubarura amazu n'imitungo uyu mugabo afite idirisa si cyo cyihutirwa. Ikihutirwa ni ukubabwira ngo urugo rwiza abana bacu. Urugo rwiza, uzabyare kobwa na hungu, muzatunge mutunganirwe, ibyo mufite Imana izongereho ibindi. None ariko bihanganira amagambo yavuzwe, benshi kubyumva ntibabyumvaga, na n'ubu hari abantu bataragira gute, batarabyumva. Kuba hari abantu batarabyumva si igisobanuro cy'uko Imana itazaha umugisha aba bana. Ndavuga Vestine na Idirisa. Izahubaha kubera yuko rero ni ukuvuga ngo ni umugore n'umugabo uyu munsi tuvugana. Abavuga rero ntibaceceke, abashaka kubyica no kubihimbiraho ibindi bintu. Narumvishije ngo Idirisa afite abagore 7, ngo afite abana. No, gusa umunyarwanda avuze ko nta butahwa butagezwe iki intorezo. Rero ibyo bintu byose bizaza pe,
bizaza abantu bavuge, bizaza abantu baririmbe, bizaza yewe niba nakora ubukwe bazavuga ko habuzemo icyo kunywa, niba nagira gute bazavuga ko vestine ararakubitwa, bazavuga ibintu byinshi. Ntago iki ngiki aricyo bagakwiye. Ntekereza ko bariya abana nibo ba mbere bahuye na challenge nyinshi, bagiye bavugwaho IRene yabateye inda, byagize gute, nyine bagenda babavugaho ibintu byinshi bigiye bigize ute bitandukanye. Ntekereza ko bahanganye n'ayo magambo hashize, ntago aya ngaya ariyo yabananira guhangana nayo. Ni igihe kigezweho cyo kugira ngo vestine arebe iyo ari kujya kubaka, ntasubire inyuma ngo yumve ibyo Justin ari kuvugana runaka na runaka na runaka na runaka, kuko hazavugwa byinshi. Bibuke ko ubwabo ari views, bibuke ko ubwabo ari abantu bakomeye, ari izina rikomeye. Abantu bazarivuga kugira ngo iyo foto ize kuri thumbnail, ndetse hari n'abazabavuga batabanga, ahubwo babatakireho kugira ngo barebe ko bazamura ama YouTube channel yabo. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo bo barebe Vestine, arebe icyo agiye gukora we na Idirisa, bubake nyine, bakora ibyo bagomba gukora, batera imbere, babyara abakobwa n'abahungu, Imana ibashyigikire, Imana yogeze izina ryabo kurusha uko yaryogezaga. Nimba ari n'amafuti yaba yarabayemo n'iyo ndika bihari, bayibungabunga izavuke neza, bayihe ibisabwa, bayirere, bagire gute, bakora uko vuba bibanire, ubundi ibintu bigende neza. Wavuze kuri murinda habi, urumva mpita nibuka hari abantu bari guhwihisa amagambo bavuga ngo ubwo Vestine agiye murinda habi arahombye, ngo nawe kuko akiri umusore, urumva ngo yakagombye kuba wenda yafashe mumwe, cyangwa se bakavuga ngo Dorcas niwe azitwarira nawe ngo azifatire mumwe, kuko ngo yabarwana ishyaka cyane, nkaho yaba hari n'umwe yaba yarakunzemo. Iriya ni business. Business. Okay. Murinda haba ari akunze Dorcas, akabona yamubera umugore, bari kuvuga ngo afatireho ngo nawe akabona yakunda Murinda habi, akabona yamubera umugabo, kuba babana nta kibazo mbibonamo. Abantu benshi bari kuvuga ngo ntamucike nawe, ngo biragoye kuri Murinda habi. Murinda haberega gaho ntago azashaka, kubera si myaka afite se aba yarashatse kera. Hari abantu muzakuramo ibyo bintu, hari abantu Murinda habi IRene ntago ntekereza ko azashaka vuba, kubera kandi buriya kurera abana ari bato bakagukurana bagakura, ubona nta birenze. Ahubwo buriya we icyakubwira nk'ibyishimo Murinda haba afite mu mutima we, ko bagiye kwigendera se hoye. Ariko uzi kurera abana ntago basikigingiye, bareze neza. Ukabona umwe yubatse urugo, ukajya ugenda bakavuga ngo data bukwaraje, papa wacu araje, baba barabyaye ngo sogokuru. Abana yakwinjira ati mumenye ko yari sogokuru wanyu. Ngo ni byiza cyane gufata impano ukayizamura ukayigeza ku rwego. Ntekereza ko ari na Murinda habi bibayeho, ahubwo umwe muri bake bafasha abana bakabakora, bakagera aho bagombaga kugera, bakubaka urugo. Bamara kubaka urugo bikarenga n'ikigero cyo kubaka urugo, urumva, bakazamuka ukabageza ku rwego babyara, nta urakuramo inda, nta uragusebya, nta uragusuzuguza, urishima nk'umubyeyi. Kandi noneho numvishe agiye kubaka noneho mu rugo rukize, nk'uko abantu bari kubivuga, iby'ingo zikize. Oya, biriya nabyo bishimisha ababyeyi. Uribuka ko kera wajya kujya buretse gatoya, buriya ibyo abantu bakoze amafaranga ntibizagukange. Jewe ntago nkangwa nuko Idirisa nimba ngo ari Daraogo ashatse Vestine, ntago amafaranga afite njya ntera ubwo ko nanjye ndayafite. Yego, mano mfitemo senyisa nayanjye dore ngahe nayanjye senyisa na miliyoni zuriya mugabo ntago zagukanga. Aya niyo yanjye ateye ubwoba kuri njye, aya kuko aya ndayategamo
ariko ntabwo idirisa yantegera. ariko bishatse yanagushyirira buriya noneho idirisa ntago vestine yari ariho ubuzima bubi bwo gushidukira amafaranga ya idirisa. Ntekereza ko vestine ashidukiye urukundo n'ubunyangamugayo n'ubupfura idirisa yamweretse. Nicyo nje ntekereza. Kuko nimba idirisa numvisha bavuga ibigwi bye n'imiryango ayoboye, ntago wayobora iyo miryango utari inyangamugayo. Ibyo urabyumva? Utari inyangamugayo ntiwayobora bene iyo miryango, ahubwo kuba ayoboye iyo miryango ubwe ni inyangamugayo. Vestine nawe rero umuziki tubazimo, kwiga n'umuziki bitwemeza ko ari inyangamugayo. Barakoze album yabo yinjije miliyoni 15 ubushize muri ka Kigali. Ni ka Kigali ariko miliyoni 15 ayo se sa amafaranga. Kuramwo ayagiye ava ku ma YouTube. Ayo se sa amafaranga. Amafaranga nabo bamamariza. Abo bamamariza sa amafaranga. Kuba blessing sa amafaranga. Nabo rero bari barakoze amafaranga. Kandi bari abantu Imana yari yarabahaye igikundiro. Yabaye umugisha, yabahaye igikundiro, ibaha umugisha. Ibyo kuvuga ngo IRene arahombye, ntahombye ahubwo nibwo agiye kunguka cyane. Nibwo agiye bari kwaguka. Nuvuga ngo ari kwaguka, kandi kuba Vestine abaye umugore ntibivuze ko nge ndumva ntabwo bivuze ko ahagaritse kariyeri yo kimwe nuko uwo mwuzukuru nawe yazaza akaza n'undi akomeza yagura. Nta nubwo niyumvisha ko kuba abaye umugore kuririmba bihagaritse. Ese bakabaganza ntibaririmba? Ntago yabihagarika. Barine Gahongayire ntibaririmba? Sabadamu se? Abadamu. Ba Knowless ntibaririmba? Araririmba. None se bavuye mu biganza by'abamanagingaga? Ahubwo Knowless yamanagingwaga na Kina Music. Kina Music ari ya Kerema agira gutya atayibikaho. Nanjye nibyo mba yamanagingaga. Nakuri amurinda habi abamanaginga bariya. Natwe nibyo tuvuga, ariko wimushora. Natwe nibyo tuba tuvuga. Wimushora. Murasa ndi kumushora. Ase bara nagarareba neza karakana gasigaye ko nako karimo ngareba uburyo yakigenza nawe nyine nawe tumufate nk'abapapa nk'abandi bose buri. Ntago yabishobora. Ubwo bwenge ntabwo IRene afite. Yego. Wapi? Erega hari abantu ubwo bwenge batazabugira. Imyaka izajya ihora ishira mugira ngo birabaye. Harimo IRene, harimo King James, harimo na Seburiko. Muzajya muhora mugira ngo akongewe urerene ndamwizera. IRene ndamwizera. Uramwizera se? Ubwo bwenge ntago babufite. Ako umunsi yavuze ngo birabaye amagambo ashize ivuga muzabegenza ute? Tuzishima. Noneho mugiye kubona mukabona bitabigenza nka kuri Kerema yabigenjeje kuri Knowless, agahita afata kanuza ka dorcas tayari. Hariya yaba nakoze umuti. Yaba ari uwanyawe. Nanjye ndiwe ntarashaka nahita mbwira. Agahita avuga ati amagambo ashize ivuga noneho mbemeze. Oya ahubwo yamirenge ari kubera rimwe. Igahita ibera rimwe. Ari kubwira Idirisa uti ndinda gato. Ndaje nanjye nkwere. Ndinda tugenda tubikorere rimwe. Akoze uko byari byo niba bitarabaye ariko Erega urumva IRene ni umuntu azi yavuye. Azi niyageze. Yego. Ntekereza ko ubwe icyo yarwanye nacyo arakizi. Cy'ubuzima bukakaye butoroshye. Uyu munsi rero ntago yakina n'utumiliyoni 10 ashobora kuba afite. Oya. Ngo agiye kutuzanamo umugore. Abezi kari 10 afite gusa se. N'urugero ari gushyingira yabaye sogokuru. Kandi ari gushyingira mu mamiliyoni, mu mamiliyari. Gushyingira se uriye yavuye mu maraso ye. Bifitiye inyungu mama wa Dorcas. IRene bikamuhesha ishema nk'umuntu wareze neza. Ariko nawe ntago yaburira. Murumva yaburiramo se? Taburiramo. Iyo ngofero azayambara ariko byemere ko nayo azayambara. Ingofero? Umutwe watuvaho. Ntago yayambara ndakura. Bawukura se. Erega famiye ni ikintu kinini. Wa muhungu. Buriya famiye ni ikintu kinini utazibeshya ko IRene yatega umutwe bashyiramo ingofero.
hari soko bari abana baba bagifite base wabo, baba bagifite nyine icyo koze icyo bazamuha nishimwe. Buriya Vestine azamuha ishimwe yego kuko yabareze neza kandi abitaho neza cyane. Bishatse kuvuga ko rero simbona njyewe simbona Vestine cyangwa se Dorcas y'abana na IRene n'abana yareze areba yego yabareze areba nyine. Si wabyaye? narabyaye. Uzi ubona ujya urwumva? ndarwumva ni ukuvuga ngo urwo rukundo nyine aba yararenze urwego rwo kuba yabagirira santima zo kuba yabana nabo. ni ukuvuga ngo aba yaraciriye muri we ko ari abana ari kurera, ashaka kugira aho azabageza, kandi noneho bahageze uri kumva nawe yagira ahagera. Hariya rero ahubwo IRene yagize neza ko yareze neza, yihanganiye amabuye, yihanganira amagambo. Izi mpano arazikora ntibumva, arazizamura ntibemera, bashaka gufata indirimbo zabo bakarya amastarayika avuza ubuhuha, abakorera umutekano wa nyawo, yubaka icyo kintu gikomeye. IRene ni uwo kubahwa rero muri ndahabi. IRene wubahwe cyakoze yarabakoreye. IRene ni inshuti yanjye rero nese yarampostinze. IRene ni umwana mwiza, ni umuntu mwiza nako. Niba ari mwiza nyine nagire nawe atwereke ibirori. Nakubwiye ngo abo bantu hari abantu bari kuvuga nk'abana aho hari ikintu kitubabaza nk'abana yareze bari kugenda areba. Hoya none se nyine uri kumva yarongora abana yareze. IRene najya kwigaragaza azigaragaza mu bibone, azajya ku mu misi. Hoya misi se wiki hari ashobora no gushitura umuzungu wa mugani. Ntose ibihugu uko bigenda cyangwa ugashiduka ashakiye diaspora wagenda nawe azamarerera amagambo ashira ivuga. Ariko rero aya mazina navuze abanza imyaka ibaye myinshi mwijajare. Ariko gushaka si ikintu cyo guhubukira. Iyo ugize amahirwe biraza biza mbere. Ariko kandi niyo bitanakunze bitewe n'ibyo ushaka gusingira utarasingira, cyangwa se no mubanirega bataraboneka tujye tubyemera. Ubu idirisa ku myaka ye 32 nabonye bashyiraho tutayihesha umugisha bitewe n'ingano ye, kuko iyo myaka bavuga njyewe ndayirenze cyane. Kandi urabona ninjye toto. Rero nukuvuga toto kuri IRene se kuri idirisa umugabo wa Vestine. Ako nawe nabonye nta kibazo, nawe nta kibazo, ariko ninjye toto. Yego rero uruvango ntacyo bitwaye, nawe yirukanze igihe kinini, ariko Imana ikimurerera kimutoranyiriza abwiye ko Imana yamugeneye. Sinzi ubwoba busigaye buba mu bantu bubereka ko ingo bashatse zishobora kutaramba. Yego aho ubona twese twarangije kuzihereza iki ruriya rugo rwa Vestine ntiruzakunda, yarirwaniriye, akurikiye amafaranga, ntago ari Imana ibivuze, si yibikoze. Ngicyo mpamya cyo buri gihe cyose abaho plan B. Nimba umuntu akoze ubukwe bwo mu murenge akaba yaratwite, nyine habaye intege nkeya, ndavuga yaratwite ariko kuko nge ntabyo nzi, ariko ntago necessary ya nyuma ari kumubwira ko apfuye Imana imwishe, ahubwo nk'uko ibyo bintu byabaye baranababariwe, ariko bakeneye kunga gukora icyo bita umuryango mu mategeko. Ubu ni umugore, ndetse bazanyura n'imbere y'Imana, aho bazaca hariho hose Imana izabashyigikira. Niyo mpamvu rero twebwe tudakwiriye kwita ku bivugwa, ahubwo dukwiriye kwita ku byakozwe. Sibyo? Nimba Uwiteka Imana yarabahaye umugisha akabahaza ibyiza,
bakabana bagasezerana, kubera iki tutakwishimira iri shyingirwa ryo mu murenge ko naryo aba ari ryiza, ko imiryango iba yabyumvikanyeho, iwabo wa vestine uba watanze umukobwa, kwa Idirisa nabo batanze umuhungu, iyo miryango yasuranye yatangiye gukominikana. Ibindi twese tuvuga nta bindi gusa byari bihari kuri iyi mihanda, ahubwo nabwiraga abantu nibaceceke. Bamwe social media niko ikoze, ejo hazaza nabo vestine ejo umuntu azaza yicara avuga uti nge vestine yankuriyemo inda, yego, undi ejo aze yicara avuga uti nge vestine buriya nari naranamugurije amafaranga yigiyeho nayo namugurije, undi azavuga uti wowe vestine urampemukiye nk'uri waje avuga uti wambeshye urukundo. N'amajwi yaje bavugana iby'urukundo n'ubundi, ariko twaterese benshi, ariko ubwo abo twaterese siko twabanye nabo, kandi uko tereta si kubana na wa mugani wawe. Yego, rero ni ukuvuga ngo hari ibintu twebwe dukwiriye kuza tukicaraho, twamara kwicaraho ugakora, kambwira abantu cyane nk'urubyiruko, ntabwo twese tuzahirwa no gushaka ingo zikomeye zifite amafaranga, reka bari ko mvuga. Yego, ahubwo buri muntu wese n'umukunzi abonye bamacingana, nibakundane bakore, Imana izaza yubaka ibintu biremereye ku buzima bwabo. Niko ngiye mbibona, niko mbibona, kuko habaye ngombwa ko ingo zubakika ari izikize, twaba tukishe twese, twaba tukishe, kuko ubwo ntango twaba dufite, nta mukene wazashaka. Ariko iyo ugize amahirwe, ni ukureka nkubwire, buriya gushaka urugo rutunze ntako bisa, ariko narwo rufite amahoro. Oya, urugo rufite amahoro ku isi ntiruzabaho. Oya, niba bakubwira ngo paradizo, ngo urugo, hoya, icyo nabonye urugo ahubwo ni ishuri ritanarangira, rirangira naryo umuntu apfuye, kuko bihora ari ishuri. Bihora ari ishuri. Uyu munsi biba bitameze neza, ejo bikagenda neza. Uyu munsi mugira amafaranga, umwe akarara i Musanze undi ari kurara i Remera. Uyu munsi mugira amafaranga mukarara mu nzu imwe mukabura umwana. Uyu munsi mugira amafaranga mukabona abana bakabananira. Uyu munsi mugira amafaranga abana bakabubaha, mu ishuri bakabura ubwenge. Uyu munsi mugira amafaranga bakaba abanyabwenge. Nyine mbona urugo ni ishuri. Utari kwigishwa n'umugabo yashatse, abana mwashatse bari kubigisha. Utari kwigishwa ahubwo ngiye mbona utari kwigishwa udafite ikibazo, inzara irahari, inzara irahari imeze nabi, niyo iri kubigisha. Bitarayikunzara, umuntu yaradepoje, yarize ni n'umuhanga, yaradepoje, yabuze akazi, ibintu byaranze. Urumva, uhura n'umuntu akakuguta nge mfite kategori zose, ukibaza impamvu adatwara hoho cyangwa rumoroki. Nabuze akazi, niyo nkabonye mpita nkavamo. Izo ni za karande. Rero ahubwo amahoro ari mu Mana. Urugo rwiza uruhabwa n'Imana, ibindi n'amatungo ukabihabwa n'ababyeyi. Nuvuga ngo rero hari ibintu Imana yitanga n'amahoro. Niyo mpamvu kwizera Imana, ugasenga, ukaba bugufi bwawe, ukagerageza gukora ibyiza, biguhesha ubuzima bwo kubaho neza n'ubundi. Ariko ikijyanye n'urugo rwo aba ari ikindi ni isomo. Uyu munsi ugira ngo ubyubatse neza, mu gitondo bikanga, mu gitondo ubona ubyubatse nabi, ejo ukabona ni sheri ishushu, ibintu bimeze neza, ubundi hakazamo akantu. Mbona ari uko ingo zimeze mu myaka maze nubatse, n'izo nagiye nsura, ni Gatebe Gatoki. Ntago vestine ashatse paradizo, hoya, nta nubwo na Idirisa ashatse paradizo. Ejo byanakwanga, ariko si byo twifuza ngo byange. Ahubwo kuva byabaye, bakeneye abantu bababwira uti bizakunda, mugende uku, munyuraha. Urumva, mugende uku, munyuraha, bigende gutya na gutya, bikore kuku, uku nuku, ibi nibi, gutya na gutya, bigende uku nuku. Urumva, rero ni ukuvuga ngo ntago ibyo bintu byo kuvuga ngo urugo ngo rw'amahoro, sha, urugo rw'amahoro barayihesha nyine. Cyo koze hari ingo zizi kwihesha amahoro.
zizi kwihesha amahoro. cyane cyane ingo zisenga buriya Bihesha amahoro, intambara ziraza bakihesha amahoro, ibibazo byaza bakihesha amahoro. Ariko bisobanuye ko amahoro ari mwaho hantu, nuko bayihesha nyine bakabyirengagiza. hari ibintu birengagiza ntibabyegereze umutima. Ariko nta mahoro. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni isomo. Buri mu gitondo urugo ruba rufite isomo. Buri mu gitondo urugo ruba rufite isomo. Iyo mugize imyaka 8 muba mumaje kwiga amasomo runaka menshi cyane. Hari ibindi mwabwira izindi go ntoya. Iyo mugejeje 20 bwo muba mumaze kuminuza pe. Hari ibintu rero muba mwaragiye mwihesha amahoro byinshi kugira ngo muharanire ka gaciro. Mbona hari abantu barangiza imyaka 20 bagapanga gutandukana. Ntago gutandukana barabyize baragize. Ntago gutandukana babipanga. Gutandukana ni impanuka. Buri muntu wese wakoze divorce n'uyikora ni impanuka. Iyo biri gutangira abamama baba bumva atari byo n'abapapa. Iyo umupapa atangiye uti nge nkeneye divorce, uzagende nayiguha pe, nayiguha rwose, ngiye divorce nayiguha. Urumva nabo haza ikintu kigakubita nk'inkuba, agashiduka bya bintu byanze neza neza neza, bikanga ibintu bigakomera. Niho usanga bya bintu we yatekerezaga ko yitaga ibintu by'imikino, buri uzasanga ubutayu bwinshi bwuzuyemo abagore barimo basenga babwira Imana ngo Mana subiza umugabo wanjye. Kuko ntago yari abizi yuko batandukana ngo byemere. Uzasanga hari abagabo batandukanye n'abagore babo uyu munsi bari kwicuza ngo bashatse bwa kabiri. Ariko kuko yafumiyeho kandi ashaka kwereka abantu yuko urwo rugo yashatse rwa kabiri ari rwiza, ahubwo yari yararenganye, aryumaho, arenzaho, yihesha amahoro kugira ngo hatagira ibivumbuka, kugira ngo hatagira ibigaragara. Aryumaho akihesha iki? Amahoro. Niyo mpamvu rero nubwo yihesheje amahoro ariko ntahari, ayo mahoro ntiyari ahari. Ndumva icyo kintu cyumvikanye rero. Ni ukwihesha amahoro. Amahoro atangwa na Yesu, amahoro atangwa n'Imana isumba byose. Amahoro ni Yesu yafite, n'ahandi hose ni umusenyi. Ni ku musenyi rwose nta kintu gihari. Ni ku musenyi nta kindi kintu gihari. Yesu niwe wenyine ushoboye ibintu byose. Icyo nabwira Dorcas, ntago kuririmba bihagaze. Ntekereza ko baririmbanaga, namara gutunganya iby'ubukwe n'ibindi ejondi tuzabona n'indirimbo reka. Zizaza kuko bazajya tega vestine Dorcas. Erega hari n'igihe bazaba mu Rwanda. Yesu ya mugabo Idirisa ko afite amazu mu Rwanda. Hari afite amazu mu Rwanda meza. Hari n'igihe baba mu Rwanda. Ntago icyo ari cyo kibazo. Hari n'igihe gukora ahubwo indirimbo ari bwo bigiye noneho gukunda. Kuko amafaranga yiyongereye. Amafaranga yiyongereye, ibihangano bigiye kwiyongera, indirimbo ziri ku rwego ruri hejuru rurenze urwo babonaga. Ibintu bigiye kugenda neza. Kandi ntekereza ko Idirisa azi Vestine, akamenya na Dorcas, akamenya na IRene. Bose arabazi. Ntekereza ko igihe kigeze ahubwo ngo umuziki umere neza, ibihangano bimere neza. Ahubwo nicyo gihe Imana itangiye izina ryabo. Ubundi yari irimo irishakisha. Nge ndabona aricyo gihe Imana itangiye izina ryabo, ubundi yari irimo irishakisha kugira ngo irikore. Abantu rero bakaba bari babisariyemo noneho abahungu bo basaze ngo bababeshye inkundo, bababeshye. Nibihangana inkundo se shahu hari aho bazicura. Uzabazitubeshye. Nibareba abandi bakunda. Nibashaka abandi kuko abakobwa barahari. Nibashaka abandi bakunda, abakobwa barahari. Kandi nabonye mugenzi wanjye Bose Empire, ubundi iki ntago ari igihe cyo gukundana. Isi turiho ntago ari isi yo gukundana urukundo rw'imyaka myinshi. Ni isi yo kurambagiza
mukemezanya mukaganira imiryango igahura mugashakana. Niyo si duhagaze, niyo si turi. Ibyo rero by'isi byo kwanga umuntu mukundanye imyaka 7 none ngarangiye ntago bizongera kubaho, simbabeshye, biragoranye. Uzajya mukundana iyo myaka ahure na Idirisa. Uri muri action, mwebwe mukiri muri nuza, narangiza bipangira ibyo bapanga kubwira uti rero nabonye ibintu byaye bisinziriye nagiye. Bibaho cyane ibyo ngibyo, bibaho rwose, ibyo bibaho. Nanjye nigeze gukundana n'umukobwa, tubyita kwa gukundana nta care. Undi muntu niba umukunda, oya nta nubwo bisaba care aho ngaho. Hari care rega zigaragaza iki gikorwa. Niba ukunda umuntu utamwereka ko ejo n'ejo bundi ko byagenda mwahita mubana, urumva haje undi ukeneye ko babana atahita ajyayo se. Njye nta nubwo n'icyo mbibonamo, si n'icyo mbibonamo. Njyewe icyo mbona niki, igihe cyose ntitukabeshyanye. Urukundo rubaho kuba rufite, ndabyemera. Ariko igihe cyose umuntu afokasinga ahantu yazatera imbere. Turabyemera. Iyo ugize amahirwe ukabona ahantu watera imbere, n'urukundo kenshi na kenshi ruraza. Ruhita ruza. Bundi se urukundo ko bundi urukundo ni ibyo ukunda. Ariko buriya uzi gukunda umukobwa gukundana n'umusore akajya agira ibyo yifuza, kuko mbona ariyo si twe duhagazemo abantu bakundana iki gihe. Ni umusore kugutembereza za shike, ni umusore kugukorera bidi, ni umusore nyine. Abasore banakundana iki gihe bararushye, baragowe pe. Ariko abakobwa nabo basigaye bafite amafaranga, nagavuga ngo abasore ngo oya, abasore bakundanye ku iki gihe bararushye, kuko abakobwa ku iki gihe ngo bakeneye twa anniversaire, ngo dufoto tudashira two mu mazi, two ku mazi, ngo kwinjira mu byumba bya studio kujya kwifotoza. Umukobwa wisobanukiwe nawe asigaye abyikorera, cyangwa akanabikorera wa muhungu bakundana. Aho rero niho uriya mujyama we yanditseho vestine yarengeye. Yajyaga gukora ikiyede, akaza akabwira umukobwa uti nzagutwara. Ibyo rero ntago nsebeje udufaranga twiwe aho twavuye ariho hose yarikoze, ariko abantu bajye bihangana nabo. Buri muntu wese abafokasinga ahantu hazatuma izina rye rikomeza rigasigasirwa. Mbese nko ku bagore ugize amahirwe wabona umugabo wiyubatse, ni nk'umugabo utariyubaka nawe. Iyo agize amahirwe agwa umugore wiyubatse cyangwa ufite umuryango wiyubatse. Ibyo byose rero birushaho kumera neza, ukabona binejeje umuntu. Rero icyo nabwira abantu ndimo ngana ku musozo, dusengere ubu bukwe kandi tubwifurize ibyiza aho kubikurikiza amapiki. Umugabo yari afite abagore, ese mutekereza ko aba yari afite abagore vestine yaba atabizi? Yaba abizi, kuko yagiye gufata umwanzuro abizi. Ntago uri yari umwana, niyo yaba ari umwana IRene nawe si umwana. Ni IRene nawe yaba ari umwana. Ubundi se bwo yaba yari afite abo bagore, ntago mama we yaba ari umwana. Ubundi se bwo yaba yari afite abo bagore, byabaye byiza ko bakundana, ubundi babuza kubana. Yes, niyo baba barabaye, ntekereza ko nta usezerana kabiri. Ubwo igihari nuko izo ngo zaba zaranze yariboneye. Reka rero Vestine nawe yigeragereza. Abantu bari bubikurikiza amacupa, narumvishe ngo uriya mugabo ngo nta kugura agira, ariko narapereje nsanga ahubwo hari icyunganira ingingo afitemo imbere. Biba ariko si bivuze ko yacitse iki akaguru. Hari insimburangingo bashyiramo imbere, izwi nka tije, ikajya yunganira ukuguru, kandi haba hari igihe runaka ibyo byuma biba bizakurwamo. Ikindi bazana ibintu by'ibisebo gutyo na gutyo bagira gute, ariko ibyo byose ntekereza ababikora bagira ngo bicururize, nk'uko nanjye nicaye mbivugaho kugira ngo nze kureba ko mbonamo na views 200. Ubwo rero nta kindi kibazo nge mfitanye n'abantu. Ubukwe nibutahwe, nimumara gutahwa rwose bugende neza, mukurikira
Rinda official no kuri Nyako TV dukomeze tubane mu nkuru n'ibiganiro turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao ciao